baciye agashingo abandi nabo baca urwambehe. Tuzi ko ari benshi bafite ishyushyu ryo kumenya insigamigani zo mu Rwanda n'ibirari byazo. Ubu rero njye gacamigani kakandi kanyurangabo kanyarwanda kazira gusobanya n'ibirari tubashyize igorora nimwimaramaniga. Ikaze mu isi y'umuco nyarwanda, amateka n'ubuvanganzo nyarwanda, aho twe twasamo gusigasira amateka n'umuco nyarwanda ngo twimakaze ubupfura, ubumwe n'indangagaciro za kinyarwanda, tutirengagije ko uko isi iri kurushaho gutera imbere ariko bamwe barimo gusiga gakondo bakirundiramo imico mvaburayi, baba babizi cyangwa batabizi. Umuco ni ururimi, ururimi ni umuco. Ese mbibutse ko agahugu katagira umuco gacika. Singa yavuze ko utazi yava atamenya n'iyajya. Mbaye ikaze rero banyakugira Imana bene Imana, muraho neza ariko Banyarwanda banyarwandakazi, nongeye kubaramutsa. Nimugire Imana amahoro n'amafaranga. Njyewe baramutsa ndi umusizi rutikanga rwugwapfa mudatinya urugamba singwa birasingurwa no rugwendeza ubukina rikagapfubyi karerwa n'utundi ibirari by'insigamugani. Ku munsi wa none rero dufite insigamugani ebyiri. Iya mbere iragira iti baciye agashingo, iya kabiri ikagira iti baciye urwambehe. Mbere yuko tumenya uwo waciye urwambehe, reka tumanze tumenye ibirari byabo baciye agashingo. Ese abo baciye agashingo ni bande? Ese ubundi agashingo ni agaki? Ubundi rero uyu mugani bawuca babonye abantu bahora bihugitse ukwabo bakazabyagurukana ikintu rubanda itari yiteze. Nibwo bavuga ngo naka na kanaka baciye agashingo. Byakomotse kuri bakame bambwe Sekarongoro na Nyirabukwe wari nyirasenge wabo ahasaga umwaka w'1400. Uti byagenze bite? Mibambwe Sekarongoro yari afite abagore babiri ari babyara be, umwe yitwa Kirezi undi yitwa Murerwa. Bombi rero bari manga, bakaba bene nyirarume Migambi umusaza wa nyina Nyabadaha ari we Nyiramibambwe nyine. Uyu rero niwe wari warabarambagirije umuhungu we kuko bari bisenge neza be. Mibambwe rero amaze kubarongora arabakundwa akaza kuko bari babyara be. Bigeze ubwo Murerwa arushije murumuna we Kirezi ubutoni. Nuko Kirezi abonye ko amaze kugira ubutoni buke ku mugabo we, ajya kuregera nyirasenge Nyabadaha. Aramubwira ati niwe wadushyingiye Sekarongoro, none rero niba mutanshaka uzanyohereze iwacu ntahe. Nyabadaha byumvise atumiza umuhungu we amubaza icyatumye arobanura ababyara be. Umwe akamukundwa akaza, undi akamunyungwa akaza. Mibambwe amaze kumva iryo nyina amubwiye bituma arakara cyane ati n'ubundi waranshutse kuko wampaye abagore baturuka mu bwoko bwawe. Nuko ahera ko bose abasenda bombi. Nyabadaha abonye ko bisengeneza be basendewe icyarimwe abajyana ukwabo. Nuko arabaheza ntihagira n'umwe uhatunguka. Arababwira ati nimuguma ngaha ndagerageza kubahakirwa. Atumiza Mibambwe umuhungu we bwa kabiri amubaza icyo ajijije abagore be. Nuko Mibambwe rero arabisuzugura arigendera. Uko bukeye ba bakobwa bakabaza nyirasenge icyo abategetse, nawe akababwira ati nimuhumure nzabahakirwa. Nuko bakicara rero, bakicara aho ngaho mu bwiherero ntibahatimuke. Abantu bo muri urwo rugo n'abaja bakabaririza icyo bahora bavuga bicaye ukwabo. Bibayobeye babyita agashingo. Hahita iminsi myinshi Nyabadaha n'abisenge neza be baraguye mu kantu. Bigeze aho abantu bakuru bajya kubwira Mibambwe ko ari guhemukira nyina. Baramubwira bati babyara bawe bareka ahubwo bashakireho abandi bagore, ariko woye guteranya ukagahinda. Mibambwe rero yumva y'abakuru asubiza abagore mu ngo zabo, ariko abashakiraho abandi bagore. Ababonye Mibambwe rero abagaruye, mbese agaruye ba bagore babiri bari impanga, baravuga bati bagaruwe na ka gashingo bajyaga baca. Ngiyo rero inkomoko yo guca agashingo. Ituma iyo babonye abantu bahora bihugitse bakazabyagurukana icyo rubanda itari yiteze, bavuga bati baciye agashingo. Guca agashingo ni ukwihugika bikabyagurukana icyo rubanda itari yiteze. Ngahe nguko rero. Reka tuganire no ku nsigamugani ya kabiri igira iti baciye urwambe. Ubundi uyu mugani bawuca bakurikije urubanza babonye ruciwe mu mafufu. Nibwo bavuga ngo baciye urwambehe, wakomotse kuri Mbehe wo kwijwi muri Zaire agana mu mwaka w'1900. Uti byagenze bite?
Mbehe yari umushagatura ku ijwi ku ngoma ya Rwabugiri. Rimwe rero abanyarwanda batera ku ijwi ritegekwa na Kabego ka Mwendo, baterayo inshuro ebyiri abaca mu myanya y'intoki, ku ya gatatu arafatwa baramwica. Abanyejwi rero barimo Nkundiye ya Kabego barayoboka. Rwabugiri abonye ko bamuyobotse, Nkundiye akazana amaturo aramurokora, amurekera uruhande rw'icyo gihugu cya se, urundi arugabira Nyiragisasira Intore, nyina wa Murinzi w'Ingangurarugo, ariwe bitaga Incyahababisha ya Rwuhirandekwe. Nuko Nkundiye atona kuri Rwabugiri cyane. Yari afite umutware witwa Mbehe, akamutwarira igice cy'ijwi yasigaranye. Niwe wazanaga amakuru kwa Rwabugiri, bituma amenyekana ibwami. Umunsi umwe rero Rwabugiri araza inkera y'imihigo. Ingabo Nkundiye yatwariraga Rwabugiri zitwaga Inkeramihigo zirahiga, na Nkundiye nawe arahiga, avuga ko nawe ari umugabo. Ariko muri icyo gitaramo rero hakabamo umwega witwaga Giharamagara cya Rwakagara. Yumvise imihigo ya Nkundiye aramubwira ati, wabaye umugabo wahakanywe n'amabyaso. Nuko Nkundiye biramurakaza cyane, abyuka asubira iwabo ku ijwi ijoro ryose, aragurura n'ingabo ze. Niyo nkomoko y'umugani rero ucibwana n'ubu bagira bati, incyuro mbi yashubije Nkundiye iwabo. Nkundiye rero amaze kugera iwabo agandisha ijwi ariyimika. Abatasi bohereza umwe muri bo kubibwira Rwabugiri. Umutasi amena ishyamba, yahuranye Induga yose n'Ubwanacyambwe, asanga Rwabugiri Rwamagana. Asanga ibwami bari mu mihango yo gukura Gicurasi. Rwabugiri amubonye aramumenya, amubariza kure ati, ko wuhanya aho ku nkiko ni amahoro? Undi ati, ni amahoro. Nkundiye yimye ijwi. Nuko Rwabugiri akaba afite inkoni mu ntoki ze, ayesa hasi icikamo kabiri. Arahaguruka maze abona izirembo ryose atabaye. Atabara nta nama, nta mana, nta mugaba, nta kugisha, mbese kuraguza by'ibwami. Niyo mpamvu rero abasizi bamwise Katabyagira, kuko aticaraga hamwe cyangwa ngo agende agishije inama abo bari kumwe. Ubwo rubanda rero rumuhombokaho. Nkundiye amenye ko Rwabugiri amuteye, ashyira ingabo ku cyambu, yimiriza abanyarwanda ngo babure uko bambuka. Wa mugabo Mbehe w'umutware wa Nkundiye wagira ubwoba cyane, yigira inama yo kwambuka ngo asanganire Rwabugiri amuyoboke. Arambuka aramusanganira, yerekana inzira bambukiramo. Abanyarwanda batoranya abantu b'intwari mu mitwe yose, babagira 200, maze barambuka. Bageze hakurya barema urugamba. Abanyejwi rero barabasanganira bararwana. Abanyarwanda basigaye hakuno baboneraho inkunga yo kwambuka. Ijwi barariyoguza karahava koko, ariko Nkundiye ntiyaboneka, yaje gupfa ku gitero cya kabiri. Ngaye nguko bamaze kuhavogera bafata abantu. Rwabugiri ategeka Mbehe ko ari ukwiye guca urubanza, agacira urubanza ukwiye gupfa n'ukwiye gukira. Babateranyiriza hamwe maze babwira Mbehe bati, ngaho Mbehe tangira. Uwakubise amaso wese agasanga ari umuvandimwe we arashoberwa, aragingimiranya. Ubwo rero yaribwiraga ati, kubicisha ni bibi, kandi kubirekana none nabwo ni ukwikorera ishyano. Mu gihe akigingimiranya maze bati, cyo Mbehe ca urubanza. Akareba umwe ati, uyu akwiye gupfa cyangwa gukizwa. Uwo bamweretse wese akavuga atyo. Abahungu babibonye batyo barabiseka cyane, ariko babisekana impuhwe, maze bamuhakirwa kuri Rwabugiri. Baramubwira bati, Nyagasani buriya yabuze uko agira, kandi n'undi wese niko yagira, ntawabona abavandimwe be bapfa. Nuko Rwabugiri aragororoka abarokora bose. Kuva ubwo rero icyo gikorwa cya Mbehe cyamamara mu Rwanda, maze gihinduka icuro ry'umugani. Noneho babona urubanza ruciwe mu mafufu, ndetse wenda rimwe na rimwe abacamanza babuze uko babikika, bakagira bati, baciye urwa Mbehe. Guca urwa Mbehe ubwo ni urubanza, ni ugukirakiranya imbera byombi. Ngaye nguko rero wibuke gukanda subscribe, like, cyane share, no gusiga igitekerezo muri comment box, kugira ngo niba ari n'insigamugani nifuza ko tuzagusobanurira ubutaha, tuzayisobanurira rwose nta shiti. Nimukomeze mutengamare, mwari kumwe nanjye Umusizi Rutikanga.